na rimwe buretse gato nta kosa ritababarirwa n'iri na rimwe rwose ikibi arega ikibi no gukora ikosa ukarisubira cyangwa ukarikora ntusaba imbabazi ariko yabikoze agaca bugufuka ashaka kutagusaba imbabazi ariko agakorwa n'isoni iyi nabo namubabarira nabirenze ega boga nako ntayibara rufo ariko shawa nago bibaho erega hari abantu bakora icyaha ukabona nyine ni bisanzwe nta hari abo byagenewe nabo bitagenewe usa na boga ari byaramugenewe oya nabikoze nabirenze twakomeje hanyuma rero Alphonsine ndimo nkubaza ngo mbere utangira filime uriya mutipe yari ahari oya nago yari ahari mwari mutarahura mwahuriye he mwahuye ryari Yesu Kristo so ndabyibuka sho niba ari ikintu cya mbere kibukwa muri ubu buzima ni first date my dear gusa icyo nibuka ko ndibuka ko namumenye kubera bofre wanje namumenye kubera bofre wanje umugabo wa mukuru wawe nicyo kintu cyo nibuka kuko barakoranaga akunda rero kuza kwa sister wanje kandi nanjye mpabo naho yamenyeye yazaga kwa sister wawe ariko nanone ikintu cyatumye ntago namwiyumvagamo nago namukundaga pe I'm so sorry kuvuga ibyo ariko icyatumye rero mukuru kinkurura kigatuma mukunda nyine ibintu bikagenda biza nkashitwa naramukunze hari service yankoreye numva ndamukunze cyane bwa mbere bituma mukunda nyine urumva yazaga home kwa sister ariko sha mupinga shaho nicyo no kuba mpishije nkanga no kugabura mubona araho ngaho mu rugo nyine numva ntamukunda namwiyumvamo asugo ntiyasabana kuri yasa nubundi ni kuri nisuko cyo mubona kukamupinga ariko yarananutse nari mfite undi musheri okay dukomeze wari ufite undi musheri ariko nyine musaba service kwa kundi ubona wabuza uhobagirira ugasaba umuntu service y'ugutunga so tubwiye service Alphonsine tubabariye abo nyine akantu yankoreye mu buzima nago nshaka kubyibagirwa byatumye nyine numva mukunze bigenda biza iyo service ndi nko kuyitekereza uri nko mu rugo wenyine keneye inyanya hanze wenda yaje wanyu ugatuma uguti wambaye ukagera ku kanzanya cyangwa ugahita ugira harahiye ukamugutireka ngo utume kwiduka gato kuga service kari gakazi ndi kugatekereza niyo mpamvu ndi kukakubwira uri abantu gutekereza ngo n'amafaranga amuguje ashaka kutara amafaranga wenda ukaba wenda wari uri mu rugo wenyine ahubwo ntago ari n'ibintu byatari nari nagiye ahantu mu gitaramo nibuka neza cyari cyabereye i Remera noneho umuntu wagombaga kuza kunyura arankoshona kandi kwa sister hari ahantu nyine kuba nataha nijoro bwije ndi umukobwa hateye ubwoba ndabwira ngo azancyurira sinzi ukuntu namwiyongoje kuko nzi ko ari abantu bakora amajoro mugambi w'Imana ntabwo ugiye ndamubwiye se salama umeze ute fresh none se wangera ahantu nawe ukanyura ko umuntu ankoshonye nyine wagombaga kunyura ngo mbwira ngo ngugera mu gihe kingana yaraguye komeza icyo gihe se wajya kubona kwiyumvamo ko mana yanjye umva abwira na sister ngo nkunda mu rumura wawe wow dukomeze ukarurukana nawe agerekana nore arukara durekana nawe wikundira inzobe usanzwe ukunda inzobe abona ndamusereza ko nyine ni igikara byataki ajya musereza muri ubwo buryo sha araza numva nyine akana nkoreye ntabanje kudiskita naburanye nagize ute numva anguza ahantu pe numva ndamukunda akubereye umwana mwiza bigenda ni byiza ko uduha kino kiganiro ukomeza uduha ibindi byiza nk'ibi ngibi ariko ntibibagirwe kuzatanga amahirwe ku bantu bifuza gukina filime biza none nkajya muvugisha akaza aho tugaciringa ibintu nk'ibyo shiduka twara wa wundi yahise ajyahe babarira mu bishokoro mu bishingwe Alphonsine wese ufata TV wari ufite nese uwambere ntabwo amukundaga oya naramukundaga ariko uwo ntabwo ari kuvuga ngo nahise mwiyumvamo ngo dukundane ahubwo nahise numva kwa kundi nyine wa mutima najyaga mubwira nabi bita bishira ya kamere mbi wari ufite kamere mbi nayo mfite imvamo none tukajya duciringa tuvugana gake gake byatwaye igihe kinini twakundanye yaciye igihe kinini tuziranye ako sha mwahuye neza kweri nuko twahuye hariya hari mukuru wanjye ngirara ngo tuza ngo nzajya kubiwe uzaze ubiwanjye zajya ngo abafaze yazabura baza kumusura baziranye mbise nekereza ngo ari mukuru wanjye se ko mbaye emotional mukuru wanjye najya kuvuga ngo hari mukuru wanjye ngira ku buryo nazajya kumusura nkaba ngiwe yumva dukomeze ikiganiro wacu fake
shawuri fake nahitse karingirizwa n'ubusa ubusurishijwe n'iki nyine ntekereje ukuntu biri to emotional kumwe na sister wawe nyine ni byiza famille is good ya icyiza nuko namuhawe na famille navuga ko namuhawe na famille Yes, ni byiza bari cyane. bamuzi ko bari banamuzi imbere kuva na mbere bazi karakteri ze bavuga ati uyu mujama aritonda nta nubwo akunda kuvuga ibintu nk'ibyo nyine abayibani na Alphonsine batwibaniye gutyo wow Charles Alphonsine kankubwira murabanye imyaka ibaye ngahe deja uyu waduze ko nabikubwiye mwahise mubana icyo gihe mutangiye ntabwo twese gukundana tubana sheri Aha, kujya muri- igihe kinini urumva ntabwo mwakundanye mbyibuka nk'igihe neza kingana igihe gute? twahuriye ariko twakundanye nk'umwaka mujya gufata icyemezo cyo kubana rero gute si ubwo ni ngombwa bivuge my iyi love tukeneye ku uzi ukuntu biryoha se bajya uzi ukuntu biryoha se umva ukuntu biryoha rero kubyumva muricaye mukundanye igihe wa wundi umutaye mu gishanga mu gisheke hanyuma rero ugize gutya agize gutya kugatari kubundi retse tukibanira sha birasekeje uburyo twabanyemo biri fani ubu ugeze gutyo ubu ugiye kurya agatunda ariko Alphonsine wakunda wagira ngo uragize uritonda kumbe urumva bwa busazi navuga bw'ubwana njye nari nkiri muto cyane ariko mukunda cyane so rero navuga ko ari nk'ubusazi yararwaye biba ngombwa ko njya kumurwaza birangira gutyo ngo yararwaye biba ngombwa ko njya kumurwaza birangira gutyo utawigumira avuga ntabwo nasiga sheri wenyine mu nzu ko yaribanaga yarambwira ati nta kibazo nta musore wazaza kunsura nimbe nirwaza muri no minsi muzaze kunsura uko pe Alphonsine nyine nanjye ubwanjye ndicara nkabitekerezaho nkibuka ibintu nakoze nkabona bitabaho pe byari ubusazi nimba ari ubwana ntabwo mbizi aha abantu ubu ngubu mu mitwe yawe bahise bazana twa tuntu twabo dushobotse babanye badakoze ubukwe I know hari ikintu bahise bakira mu mitwe yabo turabizi ubu mu mitwe yanyu bahise hazamo icyo kintu Alphonsine igira ikintu babwira icyo nababwira cyo bambwira n'abandi ngo ntabwo nafite icyo kubabwira icyo nababwira cyo nibabutegereze burahari gusa ni nacyo njye nakunze gukorana ubukwe n'umuntu ntazi ntabwo byaba byiza kurusha uwo nzi dutindanye yego abantu sosiyete iburayiminga umuntu ngo yabanye na kana nta bukwe niki wabivugaho ushobora uburenganzira bwabo buri muntu wese aba afite uburyo yakira ibintu cyangwa se abifata njye kuri njye nta kintu bintwaye kuko dushobora no gukora ubwo bukwe bugacya tugatandukana tugatandukana vraiment kandi ubukwe bwarabayeho nkuko n'ubu nshobora no kubukora nabwo tugatandukana so rero buri muntu wese n'uburyo agena ibintu bye kuba warabanye n'uwo muntu igihe kirekire kingana gutya noneho nyine bita mutarakoze ubukwe kandi mukabana mukundana bya hatari na famiye bize famiye nta kintu bigeze babivugaho cyambere cyo famiye ku mpande zombi nta kibazo baranadukunda baranadushyigikira akenshi iyo abantu babanye gutyo ari usanga wenda ku ruhande rw'umugabo batishimira umugore kuko wenda icyo kintu kitabayeho cyangwa se ugasanga nko ku mukobwa usanga bahora babwira umugabo ngo kuki mudakora ubukwe ibintu nk'ibyo iwacu ntabwo ari uko bimeze ahubwo twe ku giti cyacu njye n'umutware wanjye tuba twumva bari bwo ubwo bukwe bukenewe kubera mwamaze kumenyana twaramenyanye bihagije uzi ikintu mukundira bihagije barumubwire n'amafuti yenda yazi n'ibyiza bye ndabizi nawe azi amafuti yanjye azi n'ibyiza byanjye ako kantu ubuze ndakemete ngo uhaye amashi ngo uhaye 100%, igihe ntuze ni kukuri buriya buri wese agera abantu umuntu azapana guhubuka icyo gihe mumaranye kugeza uyu munsi hari ikintu yigeze gukosereza ukumva urarakaye ukumva avuga uti ndamusize nabangiye kubeshya abanyarwanda nawe ni bya bindi ngo nazibana zitagira uti zidakomanya amahembe urumva iyo myaka tumaranye uzi saga ziba zimaze kuba mukuru ziba zingana ariko still kuko mukundana birarangira ntabwo ibyo njyewe ndashaka umunsi umwe wenda yigeze kugukosereza batuvuga uti ndatashye mbivuye ndumva nabi ako kantu ko gutaha ko akagari ko gutaha kugira ute ntaha njya heza okay icyo gihe wenda ukaregreta kuba wenda warafashe ntabwo nakwicuza buriya sinakwicuza kuri papa w'umwana wanjye icyo ntabwo nagikora ko nakubwiye turi abantu gusa ntabwo nyine mubura gushwana nkuko nawe uri mu rukundo sheri wawe mumaranye imyaka 5 mwarateranya amasafuriya nk'inshuro nk'eshatu kandi mugakomezanya
ntabwo ibyo byabura rero ariko akantu ko kuvuga ngo gutaha ntahanjyaye naho abandi bazi umugore uzi ubwenge yawukanira mu kindi cyumba bebe uti umugore nakurabuye umugore uzi ubwenge yawukanira mu kindi cyumba sheri kandi yabwiye abana bahari uravumira ukaguma mu cyabo ntukereke nyine ibibazo ufitanye n'umutware wawe ngo ubyereke abana ntabwo biba ari ngombwa ni byiza none ba bantu bacu hari abantu babayeho ubuzima bagirana utubazo muri relationship bagirana ibibazo mu ngo zabo YouTube zarakabonye agahita aza kuri YouTube ati umugabo wanjye sinzi ngo ntago abinkorera neza ati umugabo wanjye nkorera ibi nibi arankubita ni byinshi nyine Alphonsine wowe ubona gute umuntu muba mwarasharinze ubuzima mwarasangiye akabisi n'agahiye ibyo ari byo byose ari byiza aba yaragukoreye hari n'ibibi nawe uba ufite ibyiza wamugiriye n'ibibi wamugiriye hita ukora ikintu cyo bita babyita ishyire mu mwanya we nawe aje kukuvuganira buri bibi akuvugaho noneho amplisi umuntu mwararanye mu buriri bumwe sheringe ntabwo navuga nabo umuntu twaryamanye mu buriri bumwe ungiye kuri YouTube cyane ngo muvuge ni amakosa pe ni amakosa noneho akarusho iyo mwabyaranye ntabwo biba ari byiza ko wavuga nabi papa w'umwana cyangwa w'abana ni ukuvuga ngo ni bibi muri sosiyete ni bibi ntabwo binakwiye ariko abanyarwanda urabona usigaye ubona ko social media bazigize nko mwiregero imihanda yaranyere wagira social media ni ribu wagira no bakwiye ni mu rukiko imihanda yaranyereye cyane ariko ntabwo ari byiza yuko umuntu mwasharinze ubuzima ujya kumuvuga nabi kuko nawe arega agiye kukuvuganira buri byo akuvuga muba muziranye bihagije iri fo rero kujya umuntu avuga aziga yego hanyuma rero Alphonsine tugarukiye muri kariyeri ya filime uyu munsi byanze bikunze nyuma yuko Clapton akubonye nk'umukinnyi mwiza akaguha platform hari abantu benshi bifuza gukorana nawe yego iyo umuntu yifuje gukorana nawe hari amabwiriza n'amategeko agenga kuba nyine wakina muri filime ye Alphonsine wabanza ukambwira wowe umuntu akwaprochinze ikintu cya mbere ugenderaho ugiye gukorana nawe wenda njye mfite ibyo nagenderaho ariko njye mfite management mba mfite ibyo nkwiye gukurikiza kugira dukorane gusa nanone njye ntago aho ngeze ntago ari ukwirata aho ngeze ntago nkwiye gukorana n'umuntu nsubiza inyuma mba nkeneye ahubwo umuntu unyongerera ku byo mfite icyo nicyo cya mbere ngenderaho iyo mbona nyine ko dukwiye gukorana turakorana njye ntago ndeba amafaranga ahubwo ndeba uyu muntu tugiye gukorana mbese ari icyo arongera kuri kariyeri yanjye icyo nicyo cya mbere ngenderaho yego dufite abakinnyi benshi mu Rwanda bakina mu mafilime y'abantu bamwe bakaba barambyemo bakanagumamo Alphonsine mu gihe gitoya umaze ukina muri filime zikamenyekana cyane nawe uyu munsi ntabwo wifuza gukora filime yawe nk'umuntu ufite noneho na management kuko umuntu afite management iba ifite ukuntu imuplaningira ibintu ntabwo utekereza kuzakora filime zawe cyane unavuze neza ikintu cyiza maze n'iminsi mbivugaho ndakeka narabivuze kwa Philipita ku isibo no kwa Irene narabivuze ko ndi muri process yo gutegura projet yanjye kandi